abashumba babiri Bishop na Revera Kaira baza babasabira umugisha kugira ngo bazayoborwe n'umwuka w'Imana gukora imirimo y'Imana tibagakora ibijanye n'ubushake bwabo muzakore ibijanye n'ubushake bw'Imana. Turasenga dusaba umugisha nta kindi baraka kandi itorero ryose dusenge ntabwo tugiye gusenga twenyine aha uko byose turafatanya itorero naba twese tugiye gusenga itorero ryose muhatunga amaboko mubasabira umugisha kuko mu nshingano z'itorero no gusabira abashumba dusenge. Mwami Imana yacu Baba katika jina la Yesu turagushimiye kuri uyu munsi wa none abangaba nibo wabonye ko bagomba dushimiye kugira neza kwawe dushimiye urukundo rwawe ugira wabonye ko bagomba gukora umurimo aba bakozi bawe batowe kuri uyu munsi kugira ngo babashe kugukorera ubaheze umugisha tubashize imbere yawe kugira ngo bamurisha bazabashe kuyobora umukumbi wawe neza kuko bikwiye bakora inshingano zabo nkuko bikwiye atari uko babihatirwa kandi Imana atari uko babikora ku bw'inyungu zabo ahubwo bashaka kugira ngo babikore izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimiye kuko ugira neza Mana waonekane kuwa ni waaminifu kandi ugiye kubaha umugisha kuri uyu munsi wanajileta mbele za Mungu kuko wowe ugiye kugira icyo ukora kama dhabihu iliyo safi ntabwo bigusaba igihe kinini na imesafishwa kwa ugiye kugira icyo ukorera abantu n'uwo mwanya ijambo ryawe rimwe rirakora icyo uvuga kiraba kandi iyo uvuze biraba wategeka bigakomera. Tegeka uyu mwanya utegeke kugira ngo aba bantu bazabashe kugukorera kuko bikwiye. Turagushimiye kuko imigisha yawe ihera kuri bo ikagera ku ngo zabo ikava mu ngo zabo ikinjira mu itorero ku bantu bose ndetse no kubaturanye ndetse n'igihugu cyose. Imigisha yawe itembe nk'amazi menshi mu izina rya Yesu dusabye kandi twizeye amen. Amen. Nicyo nari nshatse kubabwira kandi mbasezeraho twabanye neza muri iyi minsi tumaze twakoranye nshimira abantu bose twabanye mu nama ubw'ibitekerezo byiza bagiye batanga shimira abashumba bakuru bayoboye inzego zose uhereye ku bihugu abari hano uhereye ku rwego rukuru rw'itorero aribo twamaze kuvuga uyu munsi barimo Revera Moses na Revera Kaira na Revera Sakindi. Mwumva mvuze ngo Revera simvuge uvasiya ntibiba deranje. Jewe ubwanje nkunda umuntu unyita izina ryanjye. Izina ryanjye. Uwo murimo wundi nawo ni mwiza. Ariko turaza ngo urenge izina ryanjye mfite. Niko bisanzwe niko bimeze. Ndivyo ilivyo. Umuntu umpamagara mu izina yule ananiita kwa jina sinumva kwa nsuzuguye kuko ni izina ryanjye. Haiko kusema eti ananizarau. Yego. Naho overseer ababombi ni ba overseer. Hao wawili ni wa overseer. Nchitwe nkavuga ngo Revera kama napitiwa na tamka reverend nta kibazo kirimo. Hakuna shida. Kandi Revera niyo titre yo mu itorero nzi pastor. Titre nkuru mu itorero ni pastor. Aya yandi yose na mazina yandi. Pastor jina kubwa ni pastor. Jina yote wanaongeza. Ndabashimiye mwese. Ninawashukuru sana. Shimira abantu bavuye kure. Nashukuru watu waliotoka mbali.
kuva Nkondo, toka Nkondo, hari umushumba, kuna mchungaji, hari mzehe bafatanyije na mzee mume wake ambao na sekretari hariya, na sekretari. Abantu bavuye Kasese, ni Kasese? Ntabwo ari, ni byose hamwe. Watu waliotoka barimo pasteri wa sizwa mavuta uyu munsi, wamo ndani mchungaji ambao amepakaliwa mafuta leo, no mwanditsi we na mwandishi wake, na bari abagenzi babo babaherekeje, nao ambao wamewasindikiza, abo bazanye, wale ambao wamekuja nao bakorana, ambao wanatumika pamoja. Imana bamugisha. Mungu awabariki. Reka nongere nshimire bya Mukama. Acha nishukuru bya Mukama. Bya Mukama yakoze umurimo ukomeye. Na Mukama amefanya kazi mzuri. Icyo ndakimushimira. Ninamshukuru. Natangiye abimbwira kera. Alikuwa akinieleza zamani, tugakomeza tukabiganira, ariko nkagira ngo ni ibintu byoroshe bidafashe. Tulikuwa tukizungumza, nilikuwa niwaza ni maneno, ariko bigeze aho ndabyemera. Lakini wakati ilifika hapo nikakubali. Twagiye gutandukana narabyemeye. Nilienda kuachana na mimi nikikubali hayo mambo. Twarabivuganye. Tulikuwa tukizungumza naye. Kugeza no kuri uyu no ku munsi bahaguruka Overseer bajayo baja kubakira. Hadi siku Overseer alienda kuwapokea. Byari mu masezerano. Ilikuwa katika ahadi. Kandi ni ibintu umurimo ukomeye cyane yakoze. Ni kazi nzuri ambayo amefanya. Imana izawuguhembera. Mungu akubariki. Kandi Imana iguhe umugisha. Tena Mungu akubariki. Mwese ntabwo abanavuze, hawa ninaozungumza ntabwo baruta ababandi bose barahangaha, hawazidi hao wengine wako hapa, kuko nta mushumba utagira itorero. Hakuna mchungaji bila kanisa. Nta n'itorero ribaho ritagira umushumba. Hakuna kanisa linaweza kuwepo bila mchungaji. Iyo dushimira muntu uwo ari we wese. Kama tunashukuru kwa nyinyi wote. Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Mungu awabariki. Nasezeyeho kugira ngo mukomerere mu Mwami. Ninawaaga ili muendelee kushikamana ndani ya Bwana. Ubwo nerekeyo ngenda, wakati ninarudi, nzumva makuru yanyu meza. Nisikia habari zenu nzuri. Sinzumva makuru mabi. Nisisikie habari mbaya. Mwitorero haba umwuka mwiza. Katika kanisa kukue hewa nzuri. Mbasigiye amahoro. Ninawaachia amani. Na Yesu niko yabwiye abigishwa ngo mbahaye amahoro. Na Yesu aliambia mitume wake, ninawapa amani. Muyoborwe n'umwuka, muongozwe na Roho. Nibwo muzandwa na wale wanaohitaji amani. Imana ibamugisha. Mungu awabariki. Mukunda amahoro, mugire ubumwe, mugire n'urukundo. Muwe na umoja, muwe na upendo. Imana ibamugisha, mbifurije ihirwe mu buzima bwanyu. Mungu awabariki. Ninawatakia baraka katika maisha yenu. Naringiye kugenda ntabahaye ndamukanyo y'abantu. Nilikuwa natafuta kwenda bila kuwapa salamu ya watu. Itorero giwacu, kanisa la kwetu, yarantumye ngo nzabaramutse. Kanisa la kwetu lilinituma niwasalimie. Madam kumwihariko abazi yarambwiye ngo bose nzabaramutse, ndetse n'itorero ryose muri rusange. Mke wangu wale ambao wanafahamu alisema niwasalimu hata na kanisa yote. Imana ibaho umugisha mu mirimo yanyu ndetse no mu buzima. Mungu awabariki kwenye kazi zenu na katika maisha yenu.